Yesu nashimwe, ndibwira ko mwaguwe neza muri iri joro kandi mwabanye n'Imana kandi mwahawe umugisha n'Uwiteka. Imana ntihabwe icyubahiro. Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu, tuzindutse kandi tuneshejwe n'Imana kandi tuyishima. Ndanezerewe kandi nibwira ko nawe Imana ikunejeje muri iki gihe. Imana niguha umugisha. Dusuje abadukurikira bose bari mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi. Imana, ijambo ry'Imana rikwiriye kwamamara. Yesu yamamare kandi yamamare hafi na kure, yamamare i Yerusalemu, i Samariya n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. N'inshingano zacu, n'inshingano z'abana b'Imana ko Yesu yamamara. Nimba twarasogongeye tukamenya ko Yesu agira neza, birakwiriye yuko tumwamamaza. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Umunsi w'ejo twarimo tureba ikintu gikomeye cyane cyo kuba uwuriwe. Tureba icyanditswe kivuga ngo nari mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, muri Zaburi 139. Tureba ukuntu Dawidi anejejwe nuko Imana yamuremye, akavuga ati ibyo Imana ibwira kongera ni byinshi kandi birenze umusenyi wo ku nyanja. Iyo akangutse abakiri kumwe n'Imana. Ndibwira nimba ejo warabashije kumva icyo kiganiro, waraguwe neza. Muri iyi minsi uragomba cyangwa se urimo urahindura uko wabonaga ibintu, urimo uritwara uko ugomba kuba wowe mu buzima bwawe. Ufite potentiality, ufite ubutunzi bwinshi muri wowe. Imana ikubitsemo byinshi. Niyo miterere yawe utekereza ko ari mibi, ubutunzi bwawe burya niwo mugisha ufite. Ntago ushobora kubishyikira utari wabukoresha ubwo butunzi, utarabwa exploiter, utaramenya ko ari zahabu ibitse ku buzima bwawe, zahabu ibitse muri wowe. Ibyo uko uteye n'uko uremye n'uko uhagaze, iyo utarabye exploiter ngo bikoreshe iryo jwi ryawe, iyo utararye exploiter ngo urikoreshe ubwo burebure bwawe cyangwa ubwo bugufi bwawe, cyangwa se iyo mpano yawe runaka, iyo utarayikoresha ugira ngo nta kimaze. Ariko burya niyo izagukiza, nibwo butunzi ufite. Kuko uremye uburyo bw'igitangaza, no kuri uremye uburyo buteye ubwoba. Nta kintu Imana itakoresha kuri wowe kugira ngo igutabare cyangwa se ikugirire neza cyangwa se igirire neza abandi. Birahari byinshi byo gukoresha ku buzima bwawe, niyo mpamvu ugomba kuba wowe. Reka mbahe urugero ko rujyanye n'uko nta kintu Imana itakoresha. Umunsi umwe twarimo dusengera umuntu wari ufite ikibazo gikomeye cyane, yari yatewe n'imyuka mibi. Hanyuma turara ijoro rya mbere, tumwirirwa umunsi wa kabiri. Umunsi wa gatatu Imana iza gutabara kugira ngo akire. Byari bigoye mu by'ukuri. Yari umumama munini cyane, ariko hamwe n'Imana, Imana ikora ibikomeye kandi ikora ibitangaza. Sinashaka kubabwira rero uburyo yakiza, ahubwo ndashaka kubabwira yuko uko uremye n'uko uteye, nta kintu Imana itakoresha kugira ngo igirire neza abantu cyangwa se itabara abandi mu bundi buryo, cyangwa se nawe ikugirire neza. Mu bisanzwe mfite ingohe nyinshi n'ibitsike byinshi mu maso. Rero muri uko gusenga no kwinginga Imana yarabikoresheje. Amaze gukira yaduhaye ubuhamya. Yaratubwiye ngo igihe wasengaga nagiye kubona mbona mu maso hawe harahindutse, wuzuye ubwoya, ingohe zawe zuzuye mu maso, ibitsike byawe byuzuye mu maso, hanyuma umbera nk'intare imbere. Hanyuma urumva nyine iwe uburyo yari arimo, yari afite ikibazo cy'uko afite abadayimoni. Ubwo yandeberaga mu maso y'abadayimoni bari bamurimo, mu yandi magambo. Hanyuma ngo turebye tubona ngo yavugaga ko iyo yandebaga yabonaga ameze nk'intare, kubera uko nasaga nyine iwe abireba. Ingohe, ibitsike byose byuzuye mu maso, nahindutse nk'intare. Noneho abadayimoni bahita barahunga. Ni icyo Imana yakoresheje kugira ngo bamuvemo. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ngo mu yandi magambo simbikubwire kukubwira ko nasengeye umuntu agakira, kubera yuko cyangwa se twasengeye umuntu agakira kuko twari groupe nini, kubera yuko ntabwo ari twe dukiza, si natwe dutanga kubohoka k'umuntu. Ni Yesu wenyine ushobora kubikora. Mbikubwira iki rero? Nkubwire ko nta kintu Imana itakoresha ku buzima bwawe ngo igira bitabara cyangwa se nawe gutabare. Ibyo ufite ni ubutunzi. Mu yandi magambo, dufashe nk'urwo rugero, Imana imultiplyinze cyangwa se ikwije izo ngohe n'ibyo bitsike mu maso, kuko birahari kuko birahari. Yashobora no gukoresha ibindi mu bundi buryo. Yakoresheje ibyo ngibyo kuko byari bihari. Imana ishimwe cyane. Nta kintu rero data atakoresha ku buzima bwawe. Ngira ngo urwo rugero rwagufasha. Yakoresha uwo mubiri wawe kugira ngo igire icyo itabara cyangwa se nawe gutabare mu buryo bumwe n'ubundi. Uremye uburyo butangaje, kandi icyo Imana yaguhaye cyose, uko utekereza cyaba kimeze kose,
cyagira umumaro mu gihe wemereye data akagikoresha, wemereye Imana ikagikoresha, ukirinda kugikoresha nabi, ukirinda kubikoresha mu buryo Imana itaremye, ukirinda gutuma umubiri wawe utubaha Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo munsi y'uko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Umwuka wera rero iyo dukoreramo duteye neza, turemye neza, uburyo butangaje kandi buteye ubwoba, kuko umwuka uri muri twebwe ni Imana, kandi ni Imana ishobora byose. Mwarakoze cyane rero, nibwira ko umunsi w'ejo mwaguwe neza, kandi umwami Imana yabahaye umugisha muri iryo jambo. Yesu nahabwa icyubahiro, kuko niwe utugira abo turi bo. Iyo tumwemereye aduhindurira amateka. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndababwira ibintu 8 bikomeye cyane, ubimenye ni igitangaza ku buzima bwawe. Ibintu 8 bikomeye cyane, nubimenya ni igitangaza ku buzima bwawe. Turasubira muri Zaburi 139 ivuga iki? Ku murongo wa mbere avuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Mu bintu 8 rero ugenda ubara. Icya mbere, uzi imyicarire yanjye. Icya kabiri, uzi imihagurukire yanjye. Icya gatatu, umenya kure ibyo nibwira. Icya kane, ujye urondora imigendere yanjye, ubwo Imana izi imigendere yacu. Icya gatanu, Imana izi uburyo turyama. Icya gatandatu, Imana izi inzira zose zacu zose. Icya karindwi, kuko ijambo ritaragera ku rurimi rwacu, Imana iba yagize ite? Yamaze kumenya ibyo tugiye kuvuga. Hanyuma icya 8, Imana itugose inyuma ni imbere. Imana ishimwe cyane. Dawidi akavuga ngo ibyo nubimenya ni igitangaza gikomeye. Ku murongo wa 6 yaravuze ngo kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira kuransumba, simbasha kukugeraho. Kubera iki Dawidi yavuze ngo ibyo bintu birakomeye, biramusumba, ntabasha kubishyikira? Dore uko imiterere y'ibintu imeze. Uzi imyicarire yanjye. Uramutse uzi ko Imana izi imyicarire yawe, hari uburyo utakicara, hari naho utakicara. Wajya utekereza mbere y'uko wicara, ari Yesu aba yicaye muri iyo gurupe? Ari Yesu aba yicaye ahantu? Ari Yesu aba yicaye kuri ibi bintu? Ari Yesu aba yicaye ahangaha? Ari Yesu? Mbese uzi ko Imana izi imyicarire yawe, wagombye kwicara ubanje kwibaza icyo kibazo. Ahantu nicaye harapropriye, harasobanutse, ni ngombwa? Ese Yesu yahicara? Cyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana izi imihagurukire yawe. Nimba mpagurutse, iyaba Yesu aba yari guhaguruka, uhagurutse ugiye gukora iki kwanza? Uhagurutse ugiye kugenda ute? Uhagurutse ugiye mu kihe gikorwa? Yesu yahaguruka muri ibi bintu ndimo mpagurukamo, cyangwa se mpagurutse ngiye gukora, Yesu yahaguruka agiye kubikora. Rero iyo utarabimenya, ibintu byose biraguhagurutse. Ese byari ngombwa kuhaguruka? Umuntu akavuga ati vuba tujyane aha n'aha gukora ibi n'ibi. Ese uhagurutse biri ngombwa? Imana izi imihagurukire yawe. Iyo uhagurutse menya ko uhagurutse, iyo wicaye menya ko wicaye. Rero ni igitangaza kinanirana, kuko hari amakosa atakorwa uramutse umenye ko ibyo bintu Imana ibizi. Wajya ujya guhaguruka ukabanza ukabaza umutima wawe ati ibintu bimpagurukije Mwami wanjye arabyemera? Mpagurutse ngiye gukora iki? Ngiye mu kazi runaka, ngiye muri gahunda izi ngizi. Ukabanza ukabyibaza. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo imenyera kuri ibyo twibwira. Umaze kumenya neza yuko ibyo wibwira byose biza imbere y'Imana nk'ibyambaye ubusa, hari ibintu watinya kwibwira. Hari umunsi tuzajya mu ijuru. Tekereza, cyangwa se reka dufate urugero. Tekereza Imana ya project ibyo wibwira. Ibyo wibwira ku mugore washatse, ibyo wibwira ku mwana wabyaye, ibyo wibwira ku nshuti mukorana mu kazi, ibyo wibwira kuri boss wawe, ibyo wibwira ku gihugu, ibyo wibwira ku isi, ibyo wibwira kuri runaka, ibyo wibwira kuri nyira runaka, ibyo wibwira kuri girlfriend wawe, boyfriend wawe, ibyo wibwira byose umunsi umwe bakabiprojecta ahantu. Nuko rero biba bimeze mu maso y'Imana. Imana izi ibyo wibwira, izi ibyo wibwira. Hanyuma iyo ubimenye rero utangira kwibwira ibintu bitajya kuri projection ngo abantu bakorwe n'isoni. Hari umuntu utarebana ibyo yibwira n'uwo bashakanye. Hari utarebana ibyo yibwira n'umukozi bakorana. Hari utarebana ibyo yibwira n'umukoresha we. Hari utarebana ibyo yibwira n'umwana yabyaye. Kubera iki? Iyo twibwira ibintu
tugira ngo nitwe turi kubyibwira twenyine, nta wundi muntu ubizi. Ariko kandi Bibiliya yavuze ngo Imana izi ibyo twibwira. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko wibwira, mbere y'uko nibwira, mbanze nibuka iki ngiki, data arimo arabibona. Ese ibi bintu nibwira ntibiza kunteranya na data, ntibinteranya n'umwami wanjye, arabyishimira. Iyo aza kuba ari Yesu, ibi bintu yari kubyibwira ku itorero, yari kubyibwira ku gihugu, yari kubyibwira ku bakorege, yari kubyibwira ku mukoresha wanjye, yari kubyibwira ku mugabo twashakanye, yari kubyibwira ku mugore wanjye, yari kubyibwira ku bana, yari kubyibwira. Aho ngaho ishyari ryashira, itiku ryashira, intambara z'umutima zarangira. Hari ibintu wagenda ukura mu nzira uvuga ati Yesu we, kuko hari igihe wibwira iby'ishyari, hari igihe wibwira ibyo kwanga umuntu, hari igihe wibwira ibyo kumugirira nabi. Ariko iyo umaze kumenya ko ibyo wibwira data abizi, uhindura ibyo wibwira. Twari twagiye tugeze ku ijambo rivuga ngo arondora imigendere yanjye. Imana ishimwe cyane, arondora imigendere yanjye. Iyo urimo ugenda, Uwiteka abarondora n'intambwe z'ibirenge byawe, imigendere yawe yose arayizi. Uhagurutse ugiye twabibonye, mu nzira ugenda turabibonye, byose Imana irabizi. Agenda abirondora, agenda amenya uko utekereza urimo ugenda mu nzira. Hanyuma ikindi ngamenya imiryamire yanjye. Iyo uryamye umwami Yesu arabizi, arabibona uko uryamye, waryama nabi, waryama neza. Iyo miryamire yawe, imitekerereze yawe uri mu buriri, imyumvire yawe uri mu buriri, hari abagera no mu buriri bagakoreramo ibyaha. Bibiliya niko ivuga ngo mukorera ibyaha ku mariri yanyu, ngo mukibwira ko ntabibona. Yesu arabibona ibikorerwa ku mariri. Umwami Yesu arabibona. Ntabwo ari umunsi wo kubirondora, wenda twanazabivugaho. Ariko ibyo byaha bikorerwa ku buriri nawe urabizi. Ibyo utekereza ugeze ku buriri, ibikorwa uko uri ku buriri, ibyo byose ukora uri ku buriri, Yesu arabizi. Imiryamire yawe rero umwami Yesu agize ate? Arayizi. Hanyuma twabonye ngo azi inzira zanjye. Inzira zanjye zose Imana irazizi. Izo nshaka gucamo zose, muri bizinesi izo nshaka gucamo, mu rugo izo nshaka gucamo, mu buzima bwanjye bwa buri munsi izo nshaka gucamo, gahunda zose z'ubuzima bwanjye data arazizi. Hari inzira utagaciyemo umaze kumenya iki kintu ko data akizi. Kandi si uko utazi ko Imana ibizi, kuko abantu bose bazi ko Imana izi ibintu byose, ahubwo kubimenya bikaba igitangaza kinanirana. Kubimenya se ni ukugira gute? Iyo umaze kumenya ikintu, twaravuze ngo kumva ijambo ntabwo bihagije, ahubwo kuryumvira. Iyo umaze kumenya ikintu uhita ugishyira mu bikorwa. Nkunda kubwira abantu ngo utazi forumere y'imibare bakaguha umukoro w'imibare ntabwo wawukora. Iyo rero ufite imibare gusa ari ibi ngibi dusomye, ukaba ubifite imbere yawe, izi miryamire yanjye, izi myumvire yanjye, ariko utazifomera, utazi uburyo bishyirwa mu bikorwa, n'ubundi nta kintu bikumariye. Rero kubimenya ni igitangaza kinanirana, kubishyira mu bikorwa ni igitangaza kinanirana cyane. Hanyuma rero aravuga ngo Imana izi imiryamire, izi nzira, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye iba yamaze kurimenya. Imana utari wavuga ugitekereza kuvuga, ubundi hari ikintu umuntu yamenya agahita agabanya sipidi y'ururimi. Ngitekereza ijambo ngiye kuvuga, data we aba yarikapucarinze. Hari abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo iyo rigukunze rigusubira mu nda, ariko iryo ni iririnda sosiyete. Iryo ntabwo ririnda ko Imana yamenye ko wari ugiye kuvuga nabi, ntabwo ririnda ko Imana yamenye yuko wari ugiye gukora ikosa, wari ugiye gutuka mugenzi wawe ukamutukira mu matamatama, kuko Imana ireba umutima, ireba umutima kuruta ibikorwa. Ireba ikigutera gukora icyo kintu. Arisubije mu nda kuko atinye ko bamukubita, arisubije mu nda kuko atinye, niko nyine ni wa mugani twaciye, arisubije mu nda kuko adashaka iki n'iki, ariko umutima we warivuze. Imana rero imenyera kure ijambo ritaragera ku munwa yo yaribonye. Icyiza no kumenya ngo kiribona ritaragera ku munwa, noneho ngiye kuvuga gute? Birankwiriye ko mvuga ineza, birankwiriye ko nifuriza abantu imigisha, kuko Imana yo ntanabifuza nkabivuga ku mutima, iraba yabibonye. Umwami Yesu natugire neza. Hari byinshi byo kwihana nyuma yo kumvira ijambo. Ndakubwira ngo gira umwete, wicarane n'Imana ubwira ati ibi ngibi ndabizi, nabikozemo amakosa menshi atandukanye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana imenyera kure. Imana imenyera kure ibyo twibwira, ingose inyuma n'imbere. Iyo uhindukiye ibihari imbere irahari, inyuma irahari, nta bwihengekero, nta bwihindukizo, ahubwo nibyo byiza. Dushimira Imana ko itugota inyuma n'imbere. Imana ishimwe cyane. Bibiliya nivuga ati se
ari mu ruhande rwacu, umwanzi wacu ninde? Iri imbere n'inyuma, umwanzi wacu ninde? Iyo ukimenye rero, icya mbere ugira confidence, uravuga ngo ndi kumwe n'Uwiteka, inyuma n'imbere arangose. Ikindi ukirinda gukorera muri iyo angle ibizira mu maso y'Imana, kuko nimba ikugose inyuma n'imbere, irimo irareba ibintu byose, impande zose zawe, irareba uko uvuga, irareba uko ugenda, irareba uko uryamye, irareba uko wicara, umva iyo serikire yo kukugota aho indani mu ruziga, wirinde kuhakorera ikizira, kuko Uwiteka Imana arabibona. Akugose inyuma n'imbere, niho hari mu ruziga, hari imyicarire, hari imihagurukire, hari ibyo wibwira, hari imigendere yawe, hari imiryamire yawe, hari inzira zawe zose, hari ibyo uvuga. Rero muri urwo ruziga rwo kwikugoze, ibyo byose biri under control. Nubikora Imana irabibona nk'ibyambaye ubusa. Kumenya ibyo rero ni igitangaza kinaniranye. Reka tugere ku musozo tubabwira ngo, cyangwa se mbabwira ngo mumenye icyo gitangaza, hanyuma numara kumenya icyo gitangaza unashyire mu bikorwa. Dawidi we yashoje avuga ngo none se ndahungira hehe umwuka wawe? Ndahungira hehe amaso yawe? Ninzamuka nkajya mu ijuru ndagusangayo, ninzasa uburiri bwanjye kuzimu ndagusangayo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho nayo ukuboko kwawe kwahanshorera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti ni ukuri, umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ngo se uhinduka ijoro. Imana ishimwe cyane. Nahungirayo umwuka wawe. Ese wowe wawuhungira hehe? Nuzamuka niwihisha hehe? Uwiteka arakubona. Twarimo tuvuga rero ibintu 8 bikomeye cyane kubimenya bihinduka igitangaza cy'ubuzima. Nkwifuriza muri iki gitondo ko ubimenya, kugira ngo imibereho yawe ihinduke uburyo bwose butangaje, uko wabonaga ibintu bigende uburyo butangaje. Yesu aguha umugisha. Reka nkwifuriza umunsi mwiza, kandi Kristo akomeza abane nawe. Shalom.